wa mupapa antangaho urugero arampagurutsa ntangaho urugero yego ahitagurutsa n'umugore wanjye nimba umuntu nakundanye n'umukobwa urukundo ruri tro rudashingiye ku nyungu ni wanyarwa mwebwe nta comment mukwiriye kumpa nta comment mukwiriye guteranga kuko umutima wanjye nico wakunze ngo ico umutima ukunze amatagura itabi Tic tac, vuba vuba. Tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, caméra cachée. Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba TikTok TV ndetse na Muyoboke TV nizere ko meze neza cyane mwese aho muherereye no hino kwisi mbaye ikaze muri kiganiro uyu munsi ndakeka ko mumaze kubona ibiganiro byinshi aho duhuriye n'ubundi na Muyoboke TV n'ibintu mumaze kumenyera bya buri munsi nongeye kuba ikaze ariko nanone mpikaze by'umwihariko mutumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro ninje nitwaye Mabure hanyuma kuri kamera nkuko bisanzwe n'ubundi murimo kubibona ndi kumwe na Evangeliste Muyoboke Evangeliste ngo ikaze urashima Imana cyane microphone uze kuyegereza umeze neza turamahoro nukuri Evangeliste uyu munsi kugira ngo umuntu ave ku Evangeliste agere ku bishop bifata process singana gute kuko nze kubona benshi nyine bakwita Evangeliste uburyo ndi bubisobanuremo byenda biraza kuba bisha muri wewe ariko ntekereza ko ariko kuri gute kubera ko ntekereza ko Evangeliste ntekereza ko ariyo title ikomeye kuruta izindi zose muri title z'iyobokamana kuruta bishop apostle kubera ko byenda uburyo kimuzi ko muri church z'ikimambre zisetinze yego abantu benshi bazi ko Evangeliste ari umuntu wo kubwiriza muri church yahawe uwo mwanya na pastor yahawe uwo mwanya na apotre yego bamusengeye kuri iyo title ariko uburyo nyabwo ngewe numva mu buryo bwanjye numva ko Evangeliste ari umuntu wambaye why okay Evangeliste ni umuntu agenda abwiriza kandi abwiriza abapagani yego apana abakristo abapagani kuko umukristo ntabwo bajya bamubwiriza ntabwo umukristo akwiriye no kubwirizwa already aba yarabwirijwe bamugira gute ahubwo baramukomeza yeah. Okay so nukuvuga iyo hari ibyo kurya baha umwana kugira ngo akure hari n'ibyo kurya baha abantu bakuze yego kugira ngo badapfa bakomeze babeho yego so n'umuvuga butumwa ubwiriza abantu bakijijwe abari kubaha ibyo kurya kugira ngo badapfa ariko ntabwo abari kubaha ibyo kurya kugira ngo bakure ariko mva nabyo ko birakenewe yego niko narimvuze hari umuntu ugaburira umwana kugira ngo akure hari n'ugaburira umuntu mukuru kugira ngo adapfa so ibyo kurya by'umwana n'ibyo kurya by'umuntu mukuru biratandukanye bifite role zitandukanye yego urumva so niyo mpamvu umuntu mukuru ararya ntabwo arya kugira ngo akure ahubwo ararya kugira ngo adapfa ariko role y'ibyo kurya by'umwana yijwe role ebyiri kugira of course adapfa yego ariko kugira ngo akure mu gihe iby'umuntu mukuru ni ukugira gusa ngo adapfa nta yindi mpamvu umuntu mukuru burya arya kugira ngo akomeze abeho hari ijambo data yambwiye ninkoresha iyi terme abantu batari bo biragora kandi turebwa n'abantu b'impande zose ariko reka mbivuge uko yabivuze yego yarambwiye ngo nta muntu w'imfura ngo urya ngo ahage akose n'ubundi ati imfura irarya yaje guhaga ikabireka si ngombwa ngo urye wumve ko inda ihetse nyine jya niwumva nyine utangiye kuko ntacu baye ku buryo utabwa ifuye mbese rya niwumva mu nda ntako waba ukibaye si ngombwa ngo urye ngo wumve urahaze imfura ngo irarya yaje guhaga ikabireka ako ayo mahame nayo kubera ko ayo mahame nayo wenda yaragiye igihe cya kera ni nka bya bindi bavugaga ngo imfura ngo ntijya ngo imare ku isahani kandi wenda ntiwanagejeje no hagati ntiwanahaze ariko kubera ko wenda uwagucumbiye
yakoze imibare itariyo ubundi ngo uri ntusi. ukamara ku isahani ni signification yo kutahazi ntibyohurirana se urumva so cyo nari nendaga kuvuga niki okay umuntu mukuru ntabwo arya ngo apfe ntabwo arya sorry ngo kugira ngo akure yego umuntu mukuru ararya kugira ngo adapfa so iyo umaze kurya uko warya kose bipfa kuba bitakugeza byakurinda gupfa yego ariko ibyo kurya bihawe umwana muto izo ni ibyo kurya bijuwa rore yo kugira ngo adapfa bigasaba bikajuwa rore kugira ngo akure rero niyo umuntu atarakizwa yego ubutumwa buhawe umuntu utarakizwa ni ubutumwa bumuhesha gukura ni n'ubutumwa bumurinda kurimbuka so rero aba ba evangeliste bo muri systemic member yego ntabwo babwiriza abantu bashaka ko bahinduka already barabwiriza abantu bahindutse okay ntabwo babwiriza cya cyiciro cya mbere cy'abana babwiriza icyiciro cya kabiri urabwiriza abantu bose bakijijwe abantu bose babatijwe hanyuma ukaza kuvuga ngo uje kubabwira ubutumwa ariko si ubwo ahubwo uba uje kubakomeza ni abantu bari mu rugendo iryo rero tubyita ihamba ihamba urayizi ihamba ndarizi bizazo kurya abaho umuntu afite urugenzi ari kugenda akazabirira mu nzira rero nta muntu mukuru wubakira ku ihamba cyangwa desere si ibyo kurya rero ubutumwa rero umuvugabutumwa nyawe yego aba evangeliste ubundi nta n'umu evangeliste usaba agatuti ugasaba ariko aragahabwa arakiha none se wigiye no mu muhanda ugatangira gupreachinga none se yari umuntu wasaba ngo ndabwiriza no mu muhanda ja mu muhanda ja muri matatu ja mu isoko yego ja hano kuri stage utangira uvuga ubutumwa bwiza yego babandi iyo bamaze gukizwa babandi iyo bamaze gukizwa uhamagara umupasiteri akabashumba bishop cyangwa pasiteri usanzwe yego so nukuvuga pasiteri rero ahabwa akazi nande ahabwa akazi na evangeliste iyo wa mu evangeliste yongeye kuja sheko akabwiriza abandi bantu bagakizwa ahamagara wa mupasiteri ati ndora abandi basheko yaje njiru yabwiriza abandi bakizwa agahamagara wa mupasiteri ati ngwiro iyo umupasiteri rero amaze kugira church zirenga 3 aba bishop ubundi bishop ni askofu akwiriye office okay bafite amaparuwasi ayoboye urumva rero bishop ahawe akazi nande na evangeliste ahawe akazi na evangeliste none urumva uhaye akazi n'ugahawe ninde mukuru ni muri iyo sanse babivuga ni muri iyo sanse navuze ko evangeliste muri ibi bintu by'iyobokamana niwe mukuru kuruta abandi kubera iki muri systeme wenda reka tureke kuvuga ngo systeme y'abanyamurenge gusa kuko ntekereza ko navuga ngo muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari reka mbivuge gutyo kubera ko akenshi usanga sinzi wenda nimvuga gutyo wenda sindaba nshizemo na Kenya na hehe ariko usanga kenshi ari systeme y'aba evangeliste yo kubwiriza mu mihanda ntago nkunze kuyibona usibye ko mu gihugu ca Kenya ho hari uburyo mbona bagerageza ubwenge n'ibindi bihugu Rwanda Burundi Kongo gutyo mbona muri Kenya hari igihe usanga muri matatu hehe mu mihanda usanga babikora kubera iki navuga ngo bikomerera aba evangeliste gukora izo nshingano zabo uko nyine ubisobanuye bakagombye kubikora yego twebwe twagize umugisha tuvukira mu bwoko bw'abanyamurenge yego tuvukira muri societe yose ikijijwe nta munyamurenge w'umupagano baho urumva rero abanyamurenge bose baba muri church rero umuntu burya wizanye muri church uwo muntu abamaze kumenya ingwara agwaye uwo muntu ababwiwe yabamaze kwitahura wizanye muri church yego uwo muntu burya abafitemo urumuri rw'Imana muri we bivuze ngo akeneye gukomezwa uwo muntu yizanye wenyine mu rusengero niba tumwita umupagani utazi ko yabitekereje bivuze ikintu cya mbere kimurimo yizeye Imana ikintu cyonyine yizeye Imana so mu nyigisho twigisha muri church z'abanyamurenge ukumva umuntu muri church ari kwita abantu ari kubigisha inyigisho uzumva bavuga butumwa benshi b'abanyamurenge yigisha inyigisho ziri bebe spirituel zo hasi kandi arimo arazigisha abantu bari muri church kandi abo bantu already baje muri church iyo step barayirenze yego izo nyigisho hari aho yagakwiriye kuzitwara ariko ntajayo yagakwiriye kuzitwara mu kabari tuzi abapagani baba
yagakwiriye kuzitwara mu kabari, yagakwiriye kuzitwara mu maba, yagakwiriye hano muri Kenya biranoroshe. Habaho amastage y'indaya. Urumva? Kandazwi ukabuzi ngo zikitegera hariya amabandi tuzi karitsiye ushobora kuyabona. Abo rero nibo bakiriya bavuga butumwa. Ariko nitujayo ugasanga wandikiye amacace ngo nzoza kubabera umuvuga butumwa iki gihe. So aho ngaho niyo mpamvu bigoye ushaka gusanga umuntu umuvuga butumwa w'umunyamurenge w'icamamare uzwi nk'umuvuga butumwa ugasanga nta muntu urakizwa kubera we. Nta numwe ari umuvuga butumwa. Reka ngo zikindi kugero ugasanga urusengero rushobora kumara imyaka 10 nta muntu rubwiye ubutumwa bwiza ngo akizwe. Rubyaje agakiza. Ahubwo iyo ku cyumweru kuri Pasaka babatije abantu umva bava mu itorero ryungutse, ariko ugasanga abana babatijwe ni musingi. Ni umuhungu wa pasiteri. Ni musingi n'ubundi bari basanzwe baririmba. Niba abana bari mu rusengero n'abana babo. N'ubundi babana bari abapaganisi. Ngo twabatije ngo itorero ryungutse abantu. Ariko bari batarakizwa. Kandi bari basanzwe baririmba, ni gute baririmba badakishijwe? Kubera ko bari batarabatizwa. Oya. Nabo n'abakristo. N'abakristo. Hanyuma wenda ariko iyo ngingo tuyisimbukeho gatoya. Hari ikintu navuga ubu ngubu uri muri societe urabibona niko topic tugiye ku debatingaho gatoya. Umuntu wese ubu ngubu asigaye yashaka diaspora bati yashatse faranga. Hari umushuti wanje witwa Deskitaga hano mu kanya twabonye umuhungu uri gushima nyine ko agiye hanze yabonye visa, none haranavuga ati burya njewe mfite visa y'amezi 2. Ubwo yabivuga ku gatuti ati mfite visa y'amezi 2 atariko ntago nzagaruka. None umushuti wanje akambwira ati ariko se uyu mugabo ubu ntari kwiteranya na migration ubwe arabibona ko arabivuze ko afite visa y'amezi 2, yumvikanye na migration ko imuhaye visa y'amezi 2 agataha. Ati none ku gatuti kuratubwira ko uzocika ukagenda kinyume n'amategeko ukamara y'ubuzima bwawe bwose urimutse. Noneho yarabikomoje ku byishimo byo kuba asanze umuryango agiye hanze, yashatse mu diaspora. Bamwe bati noneho iyo umuntu ashatse diaspora akenshi abashatse visa, akenshi abashatse amafaranga. Urabyumva gute kuri wowe? Kuri ngiye biraza kugora cyane. Kubera ko urukundo yego ni ikintu kinini. Ubundi urukundo ntibajya bagwiga. Ntibiga urukundo. Ahubwo urukundo umuntu arwisangamo. Okay. Urukundo ntibajya barusaba. Ahubwo abantu basanga bikundaniye. Yego. So iyo ugiye rero iyo bakubwiye ngo muri Amerika hari umugeni. Yego. Deja nimba bakurangiye umugeni wo muri Amerika, umugeni ntibajya bamuranga. Umugeni baramuranga. Iyo logique jewe kuri nge irapfuye. Umuranga. Ndabinda iyo ni logique nakubwiye ko ari ibinyoma bimenyerewe. Okay. Urashaka kuvuga ko wowe wabyemeraga kera ariko ubu ntubyemera. Ni ukuvuga ibinyoma bibaho. Okay. Iryo jambo ngende bari baratubeshe. Ndifata nk'ikinyoma. Kubera ko iyo hagiyemo kujamo umuranga haba hagiye kujamo profit. Commission. Haba hagiye kujamo inyungu. Okay. Kandi urukundo ntirugira inyungu. Urukundo ntibajya baruranga. Urukundo uhura n'umuntu mukaganira mugahuza. Mwamara guhuza mukazisanga mwarakundanye kandi ntawabwiye undi ngo dukundane. Umukobwa gasanga yakunze umuhungu n'umuhungu yakunze umukobwa. Nta numwe wigeze abwira undi ngo ngukunde. Ndagukunze undi akambwira ati ndaje kubyigaho. Iyo uzarebe twese twagiye dushaka na tubona n'abandi bashaka. Iyo usabye umukobwa urukundo ahubwo yatereka nje kubitekerezaho. Deja hagiye kujamo inyungu. Nasanga izo nyungu zihari azakwemera. Ariko kugutekerezaho haba harimo kukwiga kukumenya. Niyo manana nkubwiye rero. Barebe kutari bandi wenda utameze gutya. Urukundo nyarwo ntirureba ibandi n'utari bandi.
urukundo nyarwo ruje no kwibanda none se reka nkubwire n'urukundo rushobora gukunda ibandi cyangwa rugakunda utari ibandi okay ariko iyo ugiye kuvuga ngo reka nkwige hagiye kubaho ikaramu n'urupapuro urebe iri bandi analyse rifitiki no rigwe mu byo wowe ukeneye nusanga rifite imodoka ugasanga rifite inzu ugasanga rifite akazi uzavuga ati uyu muntu ni umugabo nusanga nta modoka nta kazi nta nzu n'ibindi uvuga ati wapi hari n'udashobora kugendera kuri baravuga ati ridapima izi metero ridasa gutya cyane urumva urukundo ntibajya bagwiga ahubwo urukundo ni ikintu abantu babiri bahura muhuriye somewhere ahantu ntazi mugahuza wataho ugatangira kumufiringa nawe yataka gufira ejo mukongera rugashaka indi nzira mukongera mugahura ukazasanga umuntu mwarakundanye kandi ntawabwiye undi ngo dukundane ubwo nigo rukundo naho nyuma y'urwo rwose nta rukundo ruba rurimo iba ari business buriya ingo nyinshi zubakiye kuri business business ishobora kuba atari yo gucuruza ariko ari iki iyo uvuga ngo ngiye gushaka uriya ngo umuranga nguzogende kwa runaka ngo bagira umuco mwiza so ntushaka umugeni ushaka wa muco ariko ushaka umugeni ufite umuco urumva oya umugeni umugeni nubwo aruzuye ahubwo ushaka ya karakita y'iwabo ntaho utaniye n'umuntu rero ushaka amafaranga kuko umwe yashatse amafaranga undi yashatse umuco so we uri hano muri Afrika ushaka uba utarashatse umugore ahubwo warashatse karakita z'iwabo uri muri Amerika nawe ashaka kuba atarashatse umugore yarashatse amadolari hanyuma uri hano muri Kenya ukazucira urubanza umuntu washatse nguriya ngo yakurikiye dossier ariko nawe umugore washatse ufite ico wakurikiye urumva waravuze uriya mukobwa ni mushiki wa William wabuze ukuntu ari beza ni urugero nanze wabuze ukuntu isa ari imfura wewe nico ngicyo ukurikiye mu gihe undi yavuze ati nishaka umukobwa ufite nationality muri Amerika azandekra faranga so mwembi ntabwo mwubakiye ku rukundo bese abo bantu babiri urabashira kuri mwempe de gari baranga bari umwafite bose kuko bose bafite ico bakurikiye na hano muri Afrika baba bafite ico bakurikiye hari abantu bafite basobakize bafite basaza babo bakomeye urumva so nawe nico wakurikiye ariko ubundi urukundo nta etide rugira urukundo ujya ukunda umuntu udafite kuzamushaka nawe udafite kugushaka ariko gwa rukundo gwabwo rukagenda rubahuza utitaye ngo ni kagufi utitaye ngo ni muremure utitaye ngo ndoruko kareba utitaye ngo ni umukire yego urukundo rubaho ariko abarugira ni bake ingo nyinshi rero zubakiye kuko bagiye bakora etide reka nkubaza akantu ni ukuvuga ngo ku muntu ushaka gushaka cyangwa ushaka gushakwa uyu munsi urumva ko wagakwiye gutegereza gusa umuntu muzahura bibaye ari uko nta muntu wagakwiye gushaka umuntu batari kumwe nico bisobanura ni ukuvuga iyo umuntu ashatse umuntu batari kumwe ni za nyungu ashatse ntashatse umugeni mu gihe rero za nyungu azujuje wirinde uvuga ngo ngo yashatse umugore kandi we ntiyashatse umugore ariko reka nkubaza cyangwa ntiyashatse umugabo ariko urumva kuba batari kumwe mvuga ni ukuvuga ngo niba mwese muri mutuye kwa Popote cyangwa reka tuvuge Kasarani kuko uyu munsi hari abantu batuye muri quartier utuyemo utazi siko bimeze reka tuvuge wenda warukira umusiribateri bizasaba ko ushaka ba bantu gusa uzi swate mwiganye swate mubana muri quartier swate donc nibyo cyane ubundi nta muntu ukwiriye kurangira undi muntu ahubwo ukwiriye guhura nawe noneho urukundo rukishakira inzira nimba uwe urubatse nimba warabwiye umugore wawe ngo ndagukunda akakubwira ati kanje kubitekerezaho umugore wawe ntabwo agukunda business byenda yoba yaraje kugukunda nyuma bikaza nyuma bishobora kuza ariko no kuvuga ngo mu ntangiriro mwashakanye mudakundana nimba yarakubwiye ati reka njye kubyiga kandi 90% y'abakobwa b'abanyamurenge bajya babwira abahungu ngo reka tuje kubigaho so ni ukuvuga ingo 90% z'abanyamurenge ntabwo zikunda ariko ntekereza kubyigaho wenda baba bavuga niyo mpamvu nimba wiga umuntu ngo reka nkwige yego ureba
washaka umuhungu ufite imodoka n'urugero iyo umushatse afite imodoka ejo ya modoka igataka rwa rukundo rwawe ruhura na obstacle urumva niba uvuga ngo reka mushake kubera ko isa ari minisitiri ejo ise minisitiri bakayimukuraho bakanamufunga tayari ibintu biba tayari rwa rugo rwinjiyemo kasoro yego so urukundo ntabwo umuntu akwiriye gukunda ikindi kintu icyo cyose gishingiye cyangwa gishamikiye kiriya sosiye gishamikiye kuri uwo muntu ugomba gukunda uwo muntu utitaye kubimushikamiye cyangwa se kubimugutyo biranze yes bavyumvise tugomba gukunda umukobwa ngo ari muri Canada cyangwa umuhungu ngo ari muri Australia mukunde ko ari umuhungu tu pointre ibyo kuza muri Canada biza ari auxiliaire zo kuba waba bafite ibi biza ari auxiliaire kuko urukundo wagakwiriye kumera kandi urukundo ntirugira ubwoko urumva niyo mpamvu umunyamurenge yakunze umukikuyu umwana w'umunyamurenge akunze umukikuyu gute umwana w'umunyamurenge iyo umunyamurenge akunze umuhutu ngumwe akunze umuhutu gute urukundo ntirugira ubwoko rero rwa rukundo rwanyu rushingiye ku nyungu no ku moko no kuki ubwo rukundo ruri force ntabwo guzuye nk'uko ubwo rufite ibyo rushingiyeho kandi urukundo ntirugira ico rushingiyeho ubwo rukundo rero ni urukundo rwa profit ni urukundo rugize ico rushingiyeho ntekereza ko abantu bashobora kubyumva gutandukanye abantu benshi natekereza ko bari bazi ko urukundo rushingiye ku nyungu y'indamu y'amafaranga cyangwa se imibereho nigo rukundo abantu benshi bitaga urukundo rw'inyungu ariko kuba wavuga ngo ndashaka umukobwa witonze ufite karakteri nziza ugize none se nyine none se numva hari umuntu uko kwitonda niyo nyungu we ushaka ubundi urukundo nabivuze ukubitanye n'umukobwa nta gahunda unafite kumushaka ukubitanye nawe from nowhere n'umunyamurenge nti wabwiye umuntu mushuti wawe ngo ndangira mpa nimero ye mushobora gukubitanira muri bisi mushobora gukubitanira mu muhanda nasara uko ninde wazashaka urumva wazashaka se bigenze so niyo mpamvu nakubwiye ko ingo nyinshi zubakiye kuri profit ubwo akantu ka pasi we ntago kemera reka ni gute ubundi urukundo gwishakira inzira ni nk'amazi so rero ushobora gukunda uyu muntu utari mwene wanyu rwa rukundo rwabwo ugasanga rukundanye n'umuntu rukreye impamvu zituma mubonana mugakubitana mugahura mukamenya mukazaza kwisanga usigaye umuhamagara inshuro 20 utaramubwiye ngo uzaba umugore wawe nawe asigaye aziguhamagara mugasanga mwakundanye nta wigeze atekereza ko azaba umugore we ariko ikintu kivuze ngo turanongera tunagaruke nta n'igihe cyo gushaka burya kibaho urukundo rwabwo gwishakira inzira narwo rurema igihe cyo gushaka iyo ibintu bivuze rero ngo ndashaka kubera ko nagize akazi ibyo bintu biba bigiye kuzana imibare ibintu rero by'inkundo nta mibare baba ikintu rero cajemo imibare urukundo ntiruba rukicuzuye zenda kubwa impuhwe z'Imana ushobora kugera imbere rukaza cyangwa rukanashira nako ndigwanashira kuko ndigwigeze rubaho reka nze nkwereke ko ingo z'abanyamurenge ntabwo zubakiye ku rukundo umubare munini wa ba data bashingiwe na base wowe ukagira ujya bakakuzanira umugeni utigeze ubona no mu nzu kandi bagasazana ubwo n'urukundo iyo periode yavuyeho ubu rero hariho profit ubu turi mu rukundo tugeze kuri step ariko nayo ngira ngo bashingiraga nyine kuko nabo yari inyungu bashingiyeho bashingiraga kuba wenda ni mu batunzi cyangwa se ni mu bantu nk'iyo mico nyine uri kuvuga ariko reka nkwereke urugo si business ariko nta comment ikwiriye kuba mu bukwe bw'umuntu nta comment ikwiriye kuba reka nze ngweze urugero yego nimba umuntu nakundanye n'umukobwa urukundo ruri tro rudashingiye ku nyungu ni wanyarwa mwebwe nta comment mukwiriye kumpa nta comment mukwiriye guteranga kuko umutima wanjye nico wakunze ngo ico umutima ukunze amatagura itabi nimba nta true y'urukundo mfite nimba nta rukundo nyarwo mfite profit nagendeyeho iyo profit rero wa undi nagendeyeho yayizanye nta comment ikwiriye kuba
rero nimubona umuntu yashatse umukecuru wo muri Canada wo muri Amerika nimukazamushiraho comment we wa undi wamushatse afite profit yagendeyeho n'uwashatse umukecuru wa hano maje nawe nabyo birashoboka nawe urukundo rwa Morianse aho hano yego nawe nta comment mukwiriye gutanga so mu rukundo nta comment ikwiriye kubaho yaba ari propaganda yo yaba ntayo ako nyine hari bimwe nyine bitabya bigaragara neza kameme umuntu w'imyaka 23 ku muntu w'imyaka 43 kose abantu badateye comment urumva ibyo ahubwo utagakwiye kuvuga ati ibyo nibyo kwamagana umuhungu w'imyaka 30 ushatse umukobwa w'imyaka 50 hari ibintu bibiri ashobora kuba yagendeyeho icambere ashobora kuba yagendeye ku rukundo urukundo rero bajya bavuga ngo nimbumye tirujya rureba ariko inkundo z'ubizo zifite amaso zikagira n'amarinete no kuvuga ngo zirayakanuye urukundo rw'uyu munsi rufite zoom rurazumira rufite lens rurazuminga so ubwo rukundo rero nimba umuhungu w'imyaka 30 ashatse umukobwa w'imyaka 50 ibintu ni bibiri ashobora kuba yagendeye ku rukundo rwa nyarwo kandi nimba yagendeye ku rukundo rwa nyarwo tugomba bakumutera amabuye urukundo rwe nyine n'impumyi ntigwarebye nimba atagendeye ku rukundo rwa nyabyo yagendeye kuri profile ya mukobwa w'imyaka 50 afite ibintu uyu muhungu w'imyaka 30 yifuza ibintu ubwo uravuga ibintu bifatika ashobora kuba afite inzu ashobora kuba afite nationalité yego iyo tuvuga nationalité nimukumva ya Kongo ntabwo ari nationalité ya Kongo ni iki ntabwo ari nationalité urumva ntazi mukumviye hano hirya no kwa banani nationalité niyo hakurya kwa nationalité ni ziriya hakurya so ashobora kuba yagendeye kuri nationalité y'uwo mukobwa ashobora kuba yagendeye ko uwo mukobwa afite amadolari ashobora kuba yagendeye ko uwo mukobwa iwabo bafite ABCD yego urumva so nabwo rero afite icyo yagendeyeho yego ibintu ni bibiri ashobora kuba yagendeye ku rukundo cyangwa yagendeye kuri moye y'ibifatika wa mukobwa afite aho rero ntihagagire uzamujaje nta comment nimwe ikwiriye kubaho ku bantu bakundanye niyo mbonye ko umuntu ateye comment ku bantu bakundanye njya mvuga ngo uyu muntu ashobora kuba afite ishari ariko wamugane abantu bakundanye bageze ku ntambwe y'ubukwe nimba atari urukundo rukworiyanse kuri uwo muntu yego kandi nimba ari urukundo rukworiyanse kuri uwo muntu nta comment nk'uko urukundo rwawe nuko nyine rwagutwaye nimba ari inyungu nazo wakurikiye kuri uwo muntu nazo nyine ni imibare wakoresheje umefanya biashara why dutera comment ku bintu bitatureba hari ikintu ceze mu bantu ubu ngubu kimaze kuba ubusanzwe ntekereza ko mu Banyamurenge cyane nk'igitangaza kumva ko umuntu yakoze divorce ariko ubu ngubu hari imibare imaze kuba myinshi reka ngweze urugero ukuntu nge nashatse yego ngewe ubundi ndi umupapa yego mfite n'abana twasengaga hano muri Zion mwembi n'umudamu wanjye okay umudamu wanjye aza ari umushitsi yari akiva mu Rwanda njyewe nari mvuye nanjye mu Rwanda ndibuka nari mvuye kugura ibyuma bya Zion okay zo mu rusengero ibyo byuma byaraje bigenda no ku mupaka baranabifata wabusiye wabiguriye hakurya y'umupaka Nyabugogo okay bandangiye umuntu bigurira Nyabugogo ico gihe Zion yari kiyobowe n'uwo bita Foto yego n'uwo bita Bavo Gasore Bavo abandi bose bari batara abapasiteri barimo ndi mu Rwanda barampamagara ati tugurira ibyuma bizana yego ndabizana bigeze Busia baranabifata zari bafre mixer na sente yego na sento ya sente ntiyari irimo okay hanyuma ndaza nzamu zahano yego ngeze nza guterana nari umu evangeliste n'ubundi muri church okay ngeze muri church habwirije umugabo wari ucitse akaguru wari ucitse ukuguru umupapa ucitse ukuguru mukuru gutya ariko si mukuru cyane wana yobise maybe yaravuye nk'i Rwanda zanyabiyeke gutyo sinzi ahantu yaravuye mu vuga butumwa ucitse ukuguru wa mupapa antangaho urugero arampagurutsa ntangaho urugero yego ahitagurutsa n'umugore wanjye amutangaho urugero yego urumva abandi bose bari bicaye ariko umudamu wanjye aricaye mu bakristo njye nari nicaye imbere mu bapasiteri yego
no ndeba umukobwa ahagurukije akamutangaho urugero umutima wanjye wamubwira ngo uriya mukobwa ndamukunze nimba atari umunyabyinshi nzamushaka ngo niba atari mwene wacu yego ntitaye ibindi byose ni ukuvuga uko niko njye nahisemo rero n'undi nawe afite uko yahisemo nawe ufite uko wahisemo umugore wawe bashobora kuba barakurangiye ushobora kuba ufite uko mwahuye yego rero abantu ntibakajya binjira muri bizinesi y'abantu bashakanye bafite uko bahuye nimba atari urukundo rwaba oriyanse bafite ikindi kintu cabahuje umugore wawe ufite icyo wamukundiye nawe afite icyo yagukundiye ibyo uri kuvuga urabisanisha iki nicyo navugaga ubu ngubu usigaye ubona abantu bakava hano akaja muri Amerika cyangwa se Canada ubwo yadekarawe cyangwa se asanze umuryango nyuma y'amezi angahe ngo muza amakuru ngo Patrick ngo Eric ngo yatandukanye buri gihe cyose yatandukanye gute umuntu umaze amezi abiri buri gihe cyose urukundo rutigeze rubaho nirwo rusenyuka hari ingo zisenyuka oya nta kibazo amazina Patrick n'izina ry'ikizungu ubundi nta Patrick w'umunyamurenge ubaho nibiza kugwa kuwitwa gutyo nta Patrick w'umunyamurenge ubaho yangane iyo n'izina ry'ikizungu urumva ni nkuko bavuga William Usizini urumva iki kintu nigeze no kugitangaho comment ugasanga izina William ngo niryo ry'Ikristo umuyoboka Imana ngo ni ripagani akose ibyo abantu ntekereza ko hari ibyo bagomba guhindura William ntiwe bigikristo ngo muyoboke Imana ngo ni ripagani Habyara Imana hagenda Imana hatunga Imana rikabira ipagani Patrick rikabira Kristo Claude izina ibyo nibyo kuvugurura igirabura kandi wenda nta nubwo uzi ngo Claude ni ibiki Patrick ni mu buto yigeze kuja mu buto buriya yitwaga Desire yitwaga Desire mu buto yitwaga Desire agere sizi igihugu yagiyemo asanga hari ipusi yitwa Desire niyamagaruka nico gihe yiswe za mu buto sese ko kuwendo za banga urumva aka Desire amazina y'ikizungu yamayakuraho so buriya hari ikintu nyine abantu usanga nk'ibyo ngibyo rero mu kuvuga hari ingo zitigeze zigira urukundo umukobwa ari muri Amerika cyangwa ari muri Afurika afite imyaka nk'iy'igikona buriya igikona ngo nico kiza kirama mu nyoni zose nico kigira imyaka niyo mpamvu abantu bafite imyaka nk'iy'igikona igikona harya ni iki nyamujongo 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 buriya niyo nyamujongo iyo yaguye ahantu hari ibyo kurya neza ntiyicwe yigeze imyaka 70 70 ni myinshi ubu nyamujongo yavukiye rimwe na bamuzeyi iracabaho bizo kundondo ziracahari so urumva ni ukuvuga iki niba umuhungu ashatse umukobwa ufite iyo myaka ingana gutyo akurikiye amafaranga cyangwa ikindi kintu kitajanye n'urukundo yego uyu mukobwa nawe w'imyaka 50 nawe nawe afite icyo akurikiye umugabo nkuko ageze imyaka nta afite niwe nta yandi mahitamo afite arimo arasenga ngo waza wese namwemera yego hanyuma afite ifaranga abonye umuhungu ukiri muto nawe iyo ni profi nziza ubwo rugo rero nta rukundo gubakiyeho bubakiye kuri profi iyo profi ihindutse arera itiraba hari ingo zisenyuka zitarigeze zibaho ariko ntidukuyeho ko hari n'izubakwa bafite iyo difference y'iyo myaka myinshi zikabaho kuko zishingiye ku rukundo muri makeya gushakana n'umuntu murutanwa imyaka si ikibazo cyambere no rukundo nta kibazo kirimo nta kibazo ngo umuhungu yashatse umukobwa ngo ubundi byanditswe ko mugomba gushakana mungana cyangwa umukobwa ko ari ugomba kuba mutoya ntibyanditswe ntaho byanditswe icyambere ni urukundo niyo mpamvu uvuga uti nta mpamvu yo gukomanta ku bantu bagiye kuba niyo mpamvu navuze ngo nta comment ikwiriye kubaho hagati y'abashaka kuko ntuzi ko tuzi nimba ari urukundo rwabarushije Bibiliya izivuga mu gitabo cy'indirimbo za Salomo urukundo ngo amazi menshi ntiyaruzimye ngo n'inzuzi ntizarurenga umuriro mwinshi ntiwarutwika so umuntu ashaka gukunda n'umuntu uruta nyine kandi ari urukundo hari indirimbo y'igiswahili iyi ndirimbo izimfasha naringize ngo nyishiremo ariko byenda sinzi nimba itaba copyright ishobora kuba copyright ikivuga ngo mapenzi
haya na mwenyewe unaweza penda mzee ama kijana. Mapenzi hana mwenyewe. Unaweza penda kijana au mzee. Ushaka gukunda umusore cyangwa umusaza. Urukundo rero iyo gwakoriyanse no comment mu bukwe. Ntaho ubukwe urye keke nimba basapotinge ureka amagambo. Nta comment. Ngo no ubukwe twatashe uri mwabazimu ko mashitani. Bakwiriye kugutenga. Ukurasenya indo. Hari gutumira abantu mu bukwe. Ukiyo kavuga natumiye amapepo. Mugane wa yacanuye kayora. Bose bagataha batanga comment. Tiba batumiye muri comment. Yewe babatumiye kugira ngo ifoto ibe nziza. Ubundi abantu batashe ubukwe. Nta kindi tuba tubashakaho nugira ngo ifoto ibe nziza. Video bigaragare ko abantu bari bahari. Na video igaragare ko watashe ubukwe. Nyuma yo gutaha ubukwe nta yindi comment. Nyiri mugeni na nyiri mugabo nibo bazi byabo. Rero utashe ngo n'ubukwe twatashe. Yewe nico bari bagutumiye. Ndatekereza ko tugana ku musozo ushobora kugira inama abajene bose yaba inkumi n'abajene b'abahungu bose uyu munsi urimo gutekereza kuko ufite experience maze imyaka itari mikeya ushatse. Yewe commentaire yanjye inama nagira abantu. Yego. Wa muhungu we. Umvira urukundo rwawe. Umutima w'urukundo ukunde. Nimba ntarwugira kora kariki. Imibare. Ubundi kuri nje umuhungu wese w'imfura. Kuri nje umuhungu wese w'imfura. Mukuri wabo. Cyangwa umukobwa mukuri wabo. Yagakwiriye gushaka yobowe n'urukundo. W'imfura. Yagakwiriye gushaka ashingiye ku Yesu kugira ngo abigitambo cabara umunabe. Inyungu. Mbese uramushoye. Ubundi buri nzu ikwiriye kugira umwana umwe w'igitambo. Akabera igitambo abandi ho gashaka nabi ariko abandi banyu bakabaho. Niho mbwira nti wowe uri mukuru itamu muri uyu muriro. Ariko barumuna bawe babeho. Kose ubwo oya. Iyo nama yigarure. Iyo nama yigarure kuko ntago ariyo. Kuko nse yashora umuntu kugira ngo none ubundi reka ngwereke. Ushaka kwiyahura ugashaka igikecuru ca Samuel ca Sheko cyangwa caye. Ariko ufite iwabo. Bipanze. None barumuna bawe bakabasha kubaho. Iri jambo sinari ndizi. Hari umushuti wanjye washatse gutyo nimuvuga izina byo ashobora kureba kino kiganiro. Ko ushatse umuntu umeze gutya. Harambwiye ati njyewe sinshatse umugore ndi gitambo. Nitambiye famille. Nitambye. Barumuna banje ningera muri Amerika bazahagera byoroshe. Nibatanahagera bazabaho neza muri Afrika. Bazabaho nzaba supporting. Akaba ari iyo mibare. Iyo niyo mibare. So wowe utanga comment kuri uwo muntu washatse nabi. Hanyuma si bijanye na rwa rugo ryajuru ritoya byabyishimo. Ashobora no kugerayo ashatse igitambo. Yagerayo byari kecuru rikamuhakiya rikamufata urukundo rukaza. Urukundo ruramera. Urukundo ni nk'imbuto ivomerewe. Iyo imbuto ishize mu butaka ikavomererwa irakura. Birumvikana reka ngushimire ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza. Ndakeka ko abantu benshi bashobora kuzagira comment nibagira comment wenda ibyo babaza n'ibindi tuzagaruka. Ibiganiro birakomeza yaba kuri Muyoboke TV ndetse na TikTok TV nko twabibabwiye. N'inshuro nyinshi cyane ndagushimiye cyane. Thank you so much. Ndashimira abantu bose twabanye kugera ku musozo w'ikiganiro. Mwakoze cyane. Komeze mugire ibihe byiza. Yes, man, igwezagire. Tic-tac, vuba vuba. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, caméra cachée.